ibintu byose bituruka ku makosa. Uriya mwana ukurikije ukuntu yamunaze ubibonye mani biriya tugiye kuri apati yuko ari umugabo ari na se wenda uriya mwana kuriya ni uguhonyora uburenganzira bw'ikiremwa muntu nyine dukuyeho iby'uko ari umugabo undi akaba yaba umugore we. Ubundi nta kintu na kimwe kiguha uburenganzira bwo gufata umuntu kuriya habe na so iyo bigeze abagabo nka bariya mani babaho nyine babaho kandi no mu myaka yashize nanabaza mfete nabariye umuntu kuba yababonye umuntu nkuriya ntago ari ibintu bidasanzwe ariko nanone ntabwo ari ibintu bikwiriye. Hari umugani wo mu Kilatini nzi uvuga ngo homo omni lupus, bishatse kuvuga ngo l'homme c'est un loup pour l'homme. Iyo ndatubigerekereje mu Kinyarwanda twavuga yuko umuntu ni inyamaswa ku wundi muntu. Homo omni lupus, ex life izashoboka gute umuntu ari inyamaswa kuri mugenzi we? Abaturanyi biwe nibo bantu ba mbere bo gufata intambwe ya mbere yo kugira ngo urugo bamenye ngo nimba ibintu byarenze out. Hari abantu wabuze cyane cyane abagabo uzi bameze nkuriya mugabo twabonye nako uriya sinamwita n'umugabo uriya ni imbwa ntago namwita umuntu wivuga gutyo hari n'imbwa zimuruta nubwo tutamwita inyamaswa ariko abo bantu bameze cyane izi mbwa turi kubona zo ku kibuga cy'indege zisaka ibisasu zibanye n'abantu neza zitabarya kandi zitwa inyamaswa zirinda urugo neza. Erega inyamaswa okay wari uvuze iby'abantu baba bameze kuriya. Hari story nanone the same yanyibukije muri 2015 2015 ndabyibuka hari kubunani twari turimo dutembera kwa kundi umwaka ubu umaze kuraswa coronavirus yari itarabaho hanyuma tukirya show ikintu cyabaye turimo twatahaga mu Gitega twafata ku mavuta batoroje tetaramusoje musaza fata tuzamuganiraho umusonge ndumva n'umuturanyi wawe ariko ntabwo giteye mu Gitega ariko uramuzi hanyuma dutashye ari nijoro saa sita twumva abantu barimo kurwana mu nzu nabwo harimo umugabo harimo n'umugore. Ikintu cyabaye umugabo yari arimo gukubita umugore ashaka kumujugunya hanze kandi ni saa sita z'ijoro umugore afite umwana. Ikintu cyabaye umugabo yari yanasinze nkanjye nari ndi kumwe n'umutipe w'inshuti yanjye ubu yabaye umugabo arangije tugira igitekerezo byibura cyo kwinjira tugakora icyo bita gutabara. Kigali baravuga ngo ntibatabara ariko twebwe kubera ko numvaga ntatambuka numva ibyo bintu nk'ibyo biri kumwe twinjira mu nzu dusanga arimo ameze nk'uri kumuniga. Ikintu cyabaye mukinjira mu nzu mwasanza muri hejuru ariko mwakoze iki mwamumukuyeho byagenze gute? Buriya hari ikintu kibaho Murakaza neza abakunzi ba 1K Hills Beauty, tubanje kubasuhuza abanyarwanda muherereye hose, abari mu Rwanda, hanze y'u Rwanda, dukomeza kubashimira uburyo mukomeza gukurikirana ibiganiro byacu nkuko bisanzwe, ndetse mbifuriza amahoro y'Imana aho uri hose, ugubwe neza, umere neza, ndetse tutibagiye ko hari n'abarwayi, hari n'abari mu bihe bibi bitaboroheye. Tubanje kubifuriza kwihangana ndetse no gukira vuba, ndetse no kugira ngo ibibazo barimo babivemo. Abanyarwanda rero aho muri hose ku isi yose ndabasuhuje cyane, ndetse ngira ngo tugire ikintu tuganiraho aka kanya
nk'uko mwabibonye hari ibiganiro tumaze iminsi dukorana na Holy Steven. Holy Steven ni vision futurist, ni economist ndetse n'umuntu ufite project zitandukanye. Nk'iyo tugiye kuganiraho hari project afite yitwa bayita X Life Project, yitwa X Life Project nkuko wari ubivuze. Akaba ari project ifite intego yo kugira ngo abantu baccessinge kubaho igihe kirekire, byazanashoboka bikaba ari forever, nabyo byashoboka habaho igihe kirekire, byanaba n'igihe cy'iteka ryose, cyane yuko bigaragara yuko kuba batabaho igihe kirekire nabo ubwabo bafite mu ruhare. Wa mugabo we ujya gutekereza iyo project urumva ari ibintu bizashoboka bro? Ibintu biba bishoboka kubera yuko ntabwo natekerezaga ko destiny y'umuntu cyangwa ntabwo umuntu yavukiye gupfa. Ntabwo wemera yuko hashobora kubaho overpopulation? Ariko overpopulation ntabwo irimita living. Uyu munsi wowe uvuga ngo ni overpopulation, ntabwo isi yuzuye. Ntabwo yuzuye ariko ishobora kuzura. Ntabwo yuzuye. Akano kanya abaturage bose bo ku isi ntabwo yuzuye kuko yenda kano kanya abaturage bose bo ku isi bari ku isi, sibyo? Turamutse twishyize hamwe tukajya gutura ku mugabane umwe, uzi ko tutanakwira muri Amerika. Muri Amerika yose ntabwo. Ibyo bintu wakoze ubushakashatsi urabizi ushingira kuki? Ahubwo nta nubwo twayikwiramo yose. Tuvuge hagiye hubakwa amazu wenda y'inzu yabamo abantu bane gusa, inzu zegeranye ku buryo hagira ahantu hamwe ho gutura, ahandi hose twasigaza. Ntabwo dushobora gukwira muri Amerika. Okay, reka tubyemere gutyo nta kibazo. Ufite izi element, ufite ibihe bintu bishobora gutuma iyo project yawe uyimplementinga igakunda? So urakoze cyane. Ikintu cya mbere hano, ntabwo ikibazo cyo kuba abantu bapfa nk'uko tumaze iminsi tunabivuga, no mu kiganiro cy'ubushize twarabivuze, ntago ari ikibazo cy'uko ari urupfu rubashaka cyane, ahubwo ni ikibazo gituruka ku makosa dukora. uvuza ako kantu biranyibutsa. Hari akavideo ngira ngo mwakabonye abantu mwese mudukurikiye, akavideo kari gucacana ku mbuga nkoranyambaga, cyane cyane njye nakabonye kuri WhatsApp ndetse maybe ko ku ma Instagram naho kagiye kari kuzenguruka. Nako umugabo wari uri gukubita umugore we ari kumuhondagura cyane mu buryo bw'ubunyamaswa, mu buryo bigaragara yuko atari umuntu. Ngiye kubona ikintu cyanteye ubwoba cyane. Uwo mugore yari afite uruhinja, yarufashe ararujugunya, nkujugunyiye kapo, nkujugunya umwenda, ko kundi ushobora gukuramo imyenda none urushye vuye mu kazi urushye ukatujugunya umwenda kubonye, afata umwana aramujugunya. Ukomeje kuri ako kantu ku makosa y'abantu ndabyibuka. Biriya bintu bimeze bite? Dusa nk'udusobanurira iriya scenario wayibonye imeze gute? Urakoze cyane, nayibonye. Nibyo nanakubwiraga, ibintu byose bituruka ku makosa. Uriya mwana ukurikije ukuntu yamunaze ubibonye, mani biriya tugiye kuri apati yuko ari umugabo ari na se wenda uriya mwana, kuriya ni uguhonyora uburenganzira bw'ikiremwamuntu, ikiremwamuntu nyine, dukuyeho iby'uko ari umugabo undi akaba yaba umugore we. Ubundi nta kintu na kimwe kiguha uburenganzira bwo gufata umuntu kuriya, habe na. So iyo bigeze abagabo nka bariya, mani babaho nyine, babaho kandi no mu myaka yashize. Nanabaza mfete, hari nabo narinzi, hari nabo nzi, nabariye umuntu kuba yababonye umuntu nkuriya, ntago ari ibintu bidasanzwe, ariko nanone ntabwo ari ibintu bikwiriye. Ntabwo ari ibintu bikwiriye gufata kwifata
wowe ukifata ukiremamo ubunyamaswa. Dukurikije inzu twababonagamo ntabwo ikibazo cyabaye. Urebye ni inzu nziza afite, ni n'ahantu heza uko biri kose, hari ibyari biri mu nzu kandi ubona ko ari byiza, ariko ikibazo cya mbere ni ukubera yuko ni cya kindi mponaho nakubwiye ubwashize. Success ni ugufata, ni ukumobiriza ubumuntu muri sosiyete. Ariko se umuntu wajya kumobiriza hanze muri sosiyete utamobirije mu rugo iwawe, uteretse umuryango wawe, ubwo bwaba ari umuntu nyabaki. Ni hariya amakosa yo gupfa aturuka. Ashobora gukubita umwana nka kuriya munaze agahita apfa, okay? Ejo akongera umugore nawe akaba aramumugaje, ejo bundi akaba arapfuye. None se ubwo waza kuvuga ngo ni Imana yahamagaye? Ntabwo ibyo bishoboka. Ahubwo umuntu yapfuye kubera amakosa runaka yabayeho. Ntabwo umuntu ashaka umugabo, cyangwa ntabwo umuntu abyara abana cyangwa ngo ashaka umugabo ngo azicwe n'uwo mugabo. Ntabwo ari cyo abantu babiri babanira. Okay. Turebye yenda nk'iriya video, wavuga yuko biriya bintu bya niki cyateye uriya mugabo gukubita umugore we kuriya agafata uruhinja? Bantu badukurikiye, ye nkunda abana rwose, kuko burya nubwo ntarabyara ariko yenda ndatekereza yuko Imana izabampa, ariko iyo ndeba umwana burya bari gukina ni ibintu bintera emotion ku giti cyanjye. Utekereza yuko umugabo udafite ubumuntu ari iki cyabimuteye? Hari impamvu nyinshi zishobora gutuma umuntu agira imyitwarire mibi nka kuriya. Buriya nubwo bavuga ngo mu rugo muhabamo byinshi, ariko nta bidasanzwe biba mu rugo. Nta bidasanzwe biba mu rugo rwose. Hari ukuntu umuntu avuga ngo umugore yansuzuguye. Hanze abagabo barasuzugurwa, cyangwa ikiremwamuntu kigasuzugurwa, kandi akihangana ntajye kurwana n'abamusuzuguye. Ahubwo ni kwa kuntu umuntu afata umuntu, ni kwa hari n'igihe ushobora gusanga icyabaye ari igisanzwe. Hari ukuntu icyabaye ari igisanzwe. Umu visionarist, futurist, sorry, nk'umuntu ureba kure, iyo wanarije iriya video ushobora kutubwira yuko ari iki cyateye uriya mugabo gukora igikorwa cy'ubunyamaswa nka kuriya? Ubundi nta cyakabaye kinabimutera kubikora. Nta kintu na kimwe cyakabaye kigukuraho kuba umuntu nyine, kuko uri umuntu. Hari impamvu ziwe ubwe. Buriya abantu benshi, njye kiriya mbibonye nka kuriya, iyo umuntu arimo gukora ibikorwa by'ubunyamaswa, njye mpita mbyita ko afite ikibazo cyo mu mutwe. Mpita mbyita ko afite ikibazo cyo mu mutwe. Aramutse yicaye hariya agatekereza neza, cyangwa aramutse agiye akaganira n'undi muntu cyangwa n'umuganga ubizobereyemo, ushobora gusanga uriya muntu ubwonko bwe ntabwo bwabaraga mu buryo buri normal. Impamvu zishobora gutera ubwonko kutaba normal, hari ukuntu society cyangwa kuva na kera abagabo bagiye bitwara n'abagore, ariko umubare munini ni uw'abagabo bagiye bitwara kuri. Wenda tuzi abagabo bisha abagore, tuzi n'abagore bisha abagabo, ariko noneho umubare w'abagabo wabaye munini. Hari igihe abagabo bumva yuko bafite uburenganzira ku muntu, ku buryo n'umugore washatse wajya umufata nk'umwana ugomba gukosora. Kuko nagukoye ndagukoresha ibyo nshaka. Nakubwiye nta n'ikintu na kimwe giha umuntu. Kandi ikibabaje ni uko yenda abadamu cyangwa se ba mama bacu abenshi bakunda kubiceceka, ugasanga barabicecetse, bivuyemo yenda n'urwo rupfu, bivuyemo n'ibindi bibazo. Mu by'ukuri njye yenda ndebye nk'iriya video, ntabwo ari ubwa mbere uko byagenda kose yaramukubise. Oya, biriya ntabwo byasaga nkaho ari ubwa mbere. Wenda kariya niko kabashije kuboneka, ariko njye nshobora no guhita nibaza
iriya video yafashwe nande. Kuko urebye ukuntu byari bimeze wagira ngo iriya video yateguwe n'uriya mugabo agamije iki? Agamije kugaragaza wenda agamije sinzi nasa ibyo ryo byose amategeko agomba kumukurikirana. Uko byagenda kose bwo agomba kumukurikirana. Iriya video yafashwe nande yageze aho igera gute? Ikintu runaka sibyo? Iriya ntabwo ari comedy bakinaga mu rugo. Ni bya bindi se dushobora kuvuga tuti se hari igihe muri no minsi umuntu akora accident abantu bakihutira iki gufata amashusho aho kugira ngo yenda batekereze kuri first aid cyangwa se umuntu ahora n'ikibazo abantu bakihutira gufata amashusho. Nicyo shaka kugira wenda se biza kuba uburyo bwo kugira ngo bazabone ibimenyetso yuko asanzwe amukubita. Wenda bari barabuze uburyo byerekana ariko kugira ngo babone ibimenyetso by'uko asanzwe amuhohotera iyo video izabe nk'ikimenyetso. Ibyo nabyo nta muntu burimo mana. Uwo umuntu arimo arapfa wowe urajya gufata nta no kugenda ngo ufate uriya mwana. Uwo muntu nawe nta muntu yaba afite by the way. Uwo muntu nawe nta muntu yaba afite. Ahubwo ariko byagiye bishoboka uburyo usanga umuntu ashobora kugenda akafata bijya biba mu video like abantu bakora ibintu bita prank. Yebibona? Yes. Buriya umuntu ukora prank ashobora kwibwira ko nibyo agiye gukora ari prank. So ni prank ariko biriya ni ibintu bituruka ku bitekerezo by'ubuzima busanzwe. Ariko uko bigaragara iriya video yasaga nkaho yapanzwe. Cyangwa umuntu wayiteguye ibintu agiye kubikora yabyiteguye we yanabitekerejeho. Hari comment nagiye numva mu bantu batandukanye bivuga yuko uko byagenda kose biriya bintu yenda ashobora kuba umugabo yamenye yuko uriya mwana atari uwe. Ni ibintu nagiye numva mu bantu bitewe n'uburyo yamufasha akamujugunya bakavuga yuko uriya mwana ibyo ari byo byose ashobora kuba atari uwe. Ese yaba atari uwawe wafata umwana ukamujugunya kuriya? Abantu bajya baba biriya bintu bijya bibaho bihangane bayida abantu bakurikiranye wanike bihangane kubera ko ni ibintu biba bifite uburemere birenze ubwonko bwa muntu kuba ubona umuntu akora igikorwa nka kiri. So ngarutse kuri icyo kibazo nabundi ntabwo bikwiriye mana. Ubundi umuntu nimba ubona ntabwo umugore ari property y'umugabo sibyo? Ntabwo umugore ari property y'umugabo kandi nimba umuntu yarakoze ikosa akaba yanaguca inyuma akabyara undi muntu akabyarana n'undi mwana nimba utamwishimiye mureke n'ubuzima bwe sibyo? Wowe ahubwo uhangane no kugira ngo ubashe gukora ibindi bituma umera neza. Ariko nanone nubwo yaba yabyaranye n'undi muntu ntabwo wemerewe kuko erega kiriya ni icyaha gihanwa n'amategeko. Bivuze ngo ntabwo cyemewe ku buzima bw'umuntu busa nkaho kiriya ni icyaha mani kibasira inyokomuntu. Kiriya ni icyaha gihohotera wowe ubwo wibasiriye umuntu runaka uwo muhohoteye ubishaka. So noneho iyo ngiye rero umwana mutoya utanazi n'ibiri kuba utazi n'ayo makosa aho ngaho burengere nta nubwo nabyita n'ihohoterwa. Noneho hari nihonyora umuntu wowe ugafata umuntu utakurwanyije mana utakurwanyije ubwo se urumva atari ubunyamaswa? Umuntu utakurwanyije wowe ukamufata ukajugunya nk'ugiye gukubita ku rukuta aba ari ibindi. So buriya ni ubunyamaswa. Ntabwo nubwo yaba atari uwawe wakora biriya ntabwo bikwiye. Steven ufite project yenda tukiri kuri icyo kibazo ufite project yitwa X Life kugira ubuzima butazima budapfa mu by'ukuri. Ngewe hari umugani wo mu Kilatini nzi
uvuga ngo homo homini lupus, bishatse kuvuga ngo l'homme c'était loup pour l'homme. Iyo ndatubigerekereje mu Kinyarwanda twavuga yuko umuntu ni inyamaswa ku wundi muntu. Yes, umuntu ni inyamaswa ku wundi muntu. Homo homini lupus, ex life izashoboka gute umuntu ari inyamaswa kuri mugenzi we? urakoze cyane. Njye ntabwo nemeranya n'uwo mugani cyane wenda ko ntari umuratini. Buriya umuntu waciye umugani awuca afite impamvu ariko yenda ntaguciye mu ijambo gatoya. Iyo urebye ushobora gusanga ibintu bavuze ari byo, kuko nibyo tubona. Imyaka n'agateke niko tubibona. njye nibyo nakubwiraga, njye ntabwo ariko mbyemera. Ntabwo nemera yuko umuntu yavukiye gupfa. Icyo nicyo n'indi minsi yose kandi umuntu ari inyamaswa kuri mugenzi we. Oya, ntabwo umuntu ari inyamaswa. Uritahira hariya bakakubita kaci. Ntabwo umuntu ari inyamaswa. Buriya no mu Kinyarwanda ariko hari n'umugani ubivuga. Hari umugani uvuga yuko ngo umuntu ngo inyamaswa mbi n'umuntu. Inyamaswa mbi n'umuntu. Right? Ariko na amaji njye ntabwo nemera yuko Amaji the Black nawe numva ari indirimbo ku muntu. Njye ntabwo umuntu ni iki? Umuntu si inyama n'amaraso gusa. Umuntu ni ibimwihishemo. Yes. So bivuze ngo icyo ngewe nshaka gupromotinga. Yes. Ubumuntu nabwo butwihishemo. Yes. Dufite ubumuntu. Kuba umuntu ukaba ufite n'ubumuntu n'ubunyamaswa buturimo, sibyo? Ahubwo twebwe turashaka gupromotinga iki? Niki dushaka ko gihoraho? Ubumuntu nimba aribwo tugiye gushyira imbere, ibintu bizagenda neza. At the first X life ntabwo ishobora kubaho, sibyo? Igihe ubumuntu, igihe cyonyine gishobora gutsindwa ni igihe ubumuntu bwavuye mu bantu bose. Ariko igihe cyose ubumuntu bugihari njye ngibufite, nkaba nshobora kwita kuri wowe Krizo the Lion, nkaba nshobora kwita ku wundi muntu wese nk'umuvandimwe wanjye, nk'inshuti yanjye. Ibibazo byawe tukabisangira. Nkaba nakugira inama y'ikiza nawe wabona ikibi kigiye kunzaho. Ubundi hari ijambo, hari ikintu kimwe kiri cyitwa life connected. Twese dufite ubuzima buri connected, buhuriye ku kintu kimwe. Nimba nita ku buzima bwanjye nawe ukita ku buzima bwawe, uburyo tubanye, nubwo uriya mugabo, reka nze mbere yuko mbisobanura gatoya, reka nze ngaruke kuri kantu gatoya nko kuri uriya mugabo uko biri kose muri quartier y'abamateza umutekano muke, kubera ko ubuzima turi connected, dutuye muri environment imwe. Dutuye muri environment imwe, bivuze ngo turi connected, sibyo? Yaba we yaba abaturanyi be kiriya kibazo kibageraho. Bivuze ngo nubana neza n'umugore wawe muzaba urugero rwiza kubera ko mubanye neza, sibyo? Hanyuma X life cyo turebaho ni ukwita ku buzima dufite. Hari ukubana neza ariko hari no kwita ku buzima dufite. Uburozi bwose, ibyo turya, uburyo duhitamo kubaho ni amahitamo. Ninjye mpitamo ibyo ndya, ninjye mpitamo ibyo nywa, ninjye mpitamo ngo itabisindi buri mwe, kugeza naho twebwe ubwacu twiyanga. X life ikintu cya mbere igomba gupromotinga ni ubumuntu. Icya kabiri ni ukwikunda kwa buri muntu, akamenya agaciro k'ubuzima afite. Life nshobora kumenya agaciro kanjye k'ubuzima bwanjye, ariko simenya agaciro k'ubuzima bwawe. Ubundi umuntu nyamuntu ufite ubumuntu, iyo umaze kumenya agaciro kawe n'ubuzima bwawe, sibyo? Uba ugomba kumenya, kubera ko ufite ubumuntu n'agaciro k'ubuzima bwa mugenzi wawe. Weho Krizo niwita yuko kunywa itabi byica, warangiza ukarireka,
sibyo? Yes. Nanjye narangiza nkarireka, twese tuzagira ubuzima bwiza, sibyo? Bivuze ngo iyo uriretse ubu sevinze wowe, ukaba usevinze nanjye ndetse na environnement, kuko environnement go promoting ubundi community cyangwa environnement ni ibi byose bituri around. Nurireka nanjye nkarireka n'undi akarireka, tuzaba twirinze twebwe ubwacu, tube turinze na environnement, sibyo? ariko yenda ntabwo dushaka gupromoting itabi, ariko yenda hari igihe uganira yenda n'abanywa itabi akakubwira yuko impamvu arinywa ari ibibazo, ashaka kuruhura mu mutwe, ashaka kwibagiza bimwe na bimwe. Mu gihe umuntu atekereza gutyo, rya tabi azarireka gute? ikintu cya mbere nibyo nakubwira, ndacyagaruka ku gupromotinga bwabo umuntu. Ubundi iyo ufite ubumuntu, ufite ibibazo, umuntu ufite ikibazo, uramwegera mukaba mwaganira, sibyo? Impamvu ajya gufata biriya nuko yabuze umuntu wabasha kumufasha ngo amwumve. Ikibazo riga nubwo afite ibibazo runaka byakemuka, ariko byakemurwa n'abantu, sibyo? Icyo kugira ngo kibeho, nituba dufite bwabo umuntu koko nkamenya ko ufite ikibazo, ngiye nzaza nkwegere nka The Lion. Ya project yawe izaze. Bivuze ngo we The Lion nubona umuntu ufite ikibazo, uzamufashe, sibyo? Umwumve. Ikibazo nubona kirenze wenda gisaba 10,000 kandi ufite 2, natwe uzukitugezeho, sibyo? Hanyuma wa muntu aho kugira ngo yibande ku gutekereza ibibazo, ntabwo n'ubundi nubwo yamwita bikajana, ibibazo biragumya bikaba ibibazo. Umugabo nyamugabo cyangwa umuntu nyamuntu nufasha mugenzi we gufacinga ibibazo, tukabasha kubicamo tukajya out. Abantu bagenda bakaba comfort zone mu bibazo, bakajya muri comfort zone y'ibindi bintu, y'ibiyobyabwenge. Iyo ni comfort zone kandi nta wundi wayimukuramo uretse societe ni twebwe abantu, sibyo? Umuntu uri ku gasongero ka byose, kuko emotionally uburyo bwa ibintu bya affecting amarangamutima nitumara kubyerimina, sibyo? Tuzajyaho noneho twebirimine n'ibindi bibazo by'ubukene, kubera ko bifitanye connection. Kandi kuba umuntu afite ikibazo cyuko arimo kunywa itabi akaba yakora urugomo, hari igihe urwo rugomo azarugukoreraho utashye uvuye ku kazi, nyamara wari kubikemura mbere ukamwumva mbere. Wumvise niho X-Life igomba kwinjirira, sibyo? Ni na ngombwa yuko nimba umuturanyi ameze nka kuriya mugabo, abaturanyi biwe nibo bantu ba mbere bo gufata intambwe ya mbere yo kugira ngo urugo bamenye ngo nimba ibintu byarenze out. Hari abantu wabuze cyane abagabo uzi bameze nkuriya mugabo twabonye, nako urasinamita n'umugabo uriya n'imbwa ntago namwita umuntu, ntago wivuga gutyo. Hari n'imbwa zimuruta nubwo tutamwita inyamaswa, ariko abo bantu bameze cyane izi mbwa turi kubona zo ku kibuga cy'indege zisaka ibisasu, harimo zibanye n'abantu neza, zitabarya kandi zitwa inyamaswa, zirinda urugo neza. Erega inyamaswa ubundi si izina ribi, inyamaswa si izina ribi, inyamaswa n'ubwoko, sibyo? Inyamaswa n'ubwoko nkuko natwe twitwa abantu. Iyo uza kuvuga ugasanga nitwe twitwa inyamaswa ziri arizo zitwa abantu, ntacyo byari kuba bitwaye. Ntabwo inyamaswa bivuze ko ari zo ngome, sibyo? Munsi sinzi aho ngaho aba yatakaje ubumuntu, yambaye ubunyamaswa, nta nubwo twamwita inyamaswa. Wari uvuze iby'abantu baba bameze kuriya. Hari story nanone the same yanyibukije muri 2015 2015 ndabyibuka, hari ku Bunani. Twari turimo dutembera kwa kundi umwaka ubu umaze kuraswa, coronavirus yari itarabaho, hanyuma tukirya show. Ikintu cyabaye
turimo dutaha twatahaga mu Gitega twafata ku mavuta atoroje turamusoje musaza fata tuzamuganiraho umunsi umwe ndumva n'umuturanyi wawe ariko ntabwo giteye mu Gitega ariko uramuzi hanyuma dutashye ari nijoro nka saa sita twumva abantu barimo kurwana mu nzu nabwo hari harimo umugabo harimo n'umugore. Ikintu cyabaye umugabo yari arimo gukubita umugore ashaka kumujugunya hanze kandi ni saa sita z'ijoro umugore afite umwana. Ikintu cyabaye umugabo yari yanasinze nkanjye nari ndi kumwe n'umutipe w'inshuti yanjye ubu yabaye umugabo arangije tugira igitekerezo byibura cyo kwinjira tugakora icyo bita gutabara. Kigali baravuga ngo ntibatabara ariko twebwe kubera ko numvaga ntatambuka numva ibyo bintu nk'ibyo biri kumwe twinjira mu nzu dusanga arimo ameze nk'uri kumuniga umugabo turaganira nawe byabaye ngombwa ko twongera kugura byeri tukava abantu biyunze. So ikintu cyabaye mukinjira mu nzu mwasanze muri hejuru ariko mwakoze iki mwamumukuyeho byagenze gute? Buriya hari ikintu kibaho iyo abantu bakinjira nta kintu yari afite kindi uretse ko amaboko yagomba gukoresha. Iyo abantu twebwe ikiza cyabaye n'urugi rwari rufunguye kubera ko yari ameze nk'uri kumukura amuzana hanze cyabaye ko ari ukwinjira ariko ameze nk'uri kumuniga ariko amukurura avuga ngo ndashaka kumuta hanze. Habaye iki? Yansuzuguye. Byagenze bite? Naje yanga gukingura ibyo gusa kubera ko yaje yanasinze. Biba ngombwa umuntu aricara turaganira rwose tunywana dufata n'icyo dukunywa tujya kukizana ariko byibura ubona yuko abashije kugabanya ya ntuza yari afite kwa kurakara kandi noneho icyabaye nta nubwo ari uko umugore yatinze ahubwo nuko wa mugabo yiyumvagamo ko umugore agomba gutaha umugore ahagaze ku muryango agahita afungura akumva ko urugo n'urwe ariko cyari ikintu gihangayikisha ariko twarataba wimbagazaga umubyeyi agiye kurara he n'umwana ako kanya kandi ku ruhande ikindi kintu nakubwiraga cy'umuntu ku ruhande hari abantu bashungereye banumva bafundana si Kigali uko bizi inzu ntiziba zegeranye ushobora kuba uri muri uyu muryango ndari muri uriya muryango ariko nta muntu ushobora gutabara. So urumva ko ibintu byose nta bumuntu buhari nta bumuntu bafite. dusoza rero ni buhe butumwa watanga niki wavuga kuri biriya bintu byabaye ndetse unadressinga muri rusange project yawe icyo ari cyo usorezaho uburyo uteganya kuzayikoramo? The Lion murakoze cyane. Ikintu cya mbere ntangaho ubutumwa bwa butisubiyeho bubyara ububwa ariko nanone kuba umuntu wa nyawe ni ukugaragaza ubumuntu ariko nanone bukagaragara yaba iwawe ndetse no hanze. Kuba umuntu wa nyawe ni ukugaragaza ubumuntu kandi ubumuntu bugaragarira mu bikorwa ukora. Hari ibikorwa bitazigera bigaragaza ko uri umuntu yaba iwawe yaba no hanze. Kuba umuntu wa nyawe ni ukugaragaza ubumuntu kandi bikagaragarira mu bikorwa. Ubutumwa mpa imiryango yose nibaduha urugero rwiza n'ahazaza hazaba heza. Nicyo kintu kimwe. Nimba koko abantu bifuza yuko imiryango mwifuza ko ahazaza h'abana banyu haba heza amasaziro yanyu aba meza ni igihe kirageze ngo abantu babane neza. Amakosa ntakozorwe ibyaha. Amakosa ntakosozwe ibyaha. Nta kosa rikwiye gukosorwa icyaha, sibyo? Ni ibintu byumvikana.
so uvuze rero na addressinga kuri X Life project ubu ngubu harimo harategurwa ibikorwa byinshi bigiye bitandukanye bizagenda bigaruka wenda ku biganiro biri open tuzagenda dukora kugira ngo n'abantu bumve impamvu tujye dusobanure neza ubundi kubera iki iyo tuvuze ngo abantu bapfa kubera amakosa yabo cyangwa y'abandi birasaba ko umuntu ashobora kwibaza ngo ubundi ni uruhe ruhare nshobora kugira mu ipfa ryanjye cyangwa mu ipfa ry'abandi so gupromotinga bwabo umuntu nuko buri muntu wese turashaka kuzana uburyo tuzatuganira ku buryo umuntu yita kuri we ku bumuntu bumurimo ariko akita no ku buzima afite ku mubiri afite nawo akaba yawitaho so ibyo byose rero ni ibintu tuzagenda dushyira hanze kuko bigaragara yuko ntabwo urupfu rwizana urupfu rusa nkaho abantu aribo barubitse mu ntoki zabo aribo barubitse mu bikorwa byabo so twarujugunya rero twarujugunya cyangwa tukabaho igihe kinini kuko ubuzima niyo mpano ya mbere abantu dufite ubuzima niyo mpano ya mbere abantu dufite kandi ikomeye cyane kutabwitaho abantu basa nkaho batabwitaho wenda kubera ko batigeze babugura ubuzima burahenze umuntu aramutse yibaza kugira ngo yumve ukuntu kubaho bihenze umuntu wabuze umwuka wo guhumeka uri muri bomboni amafaranga bishyura ku isaha icyo ni ikimenyetso umuntu bahaye regime runaka yo kurya ibintu runaka uburyo ikostinga nicyo kintu runaka nsaba yuko rwose abantu bose dutangire dupromotinge wibaze nimba wowe ufite umuntu muri wowe nimba unikunda byibura nimba ujya witekerezaho ukibaza ko wiyifuriza ibyiza n'undi mugenzi wawe akwiye kubibona amagara yateye hejuru buri wese asamaye dukwiye gusama amagara tugakura ubu dukwiye kuva mu cyo bita all tukajya muri andi all ni ukuvuga ngo ni ditamu zivuga ngo njye njyenyine ariko andi iravuga ngo njyewe na the lion tugomba kuzamuka tugomba kubaho neza me and you igihe all ivuga ngo wowe cyangwa njye mbeho ariko wowe upfe cyangwa upfe cyangwa njye mbeho dukeneye win twese tukazamukana so ni global cooperation cyangwa national cooperation nk'abanyarwanda twese muri rusange yaba baba mu Rwanda yaba n'ababa hanze twatangira gutekereza ku buryo twageraho tugapushinga ndetse tunabasaba n'ibitekerezo byanyu nyamuneka abadukurikiye mujye mushyira n'ibitekerezo byanyu uko bimeze kose byaba ari byiza byaba ari bibi cyane cyane mutugire inama ese umuntu atubwire ngo nkanaganira no kuri ibi ngibi bitewe yenda na sosiyete icyo dukora yenda biganiro kugira ngo tunubake sosiyete twubake sosiyete nimba hari n'abo dufasha tubafashe bigaragara yuko ibintu dukora hari nibura itafari turi kubaka ku gihugu cyacu ndetse no ku buzima bwacu nimba hari n'abashaka inama cyane ku bijyanye n'ubuzima bw'imibereho kuba gukenera Holy Steven yakubona kuwankenera yaca kuri Facebook nitwa Holy Steven hariho ifoto y'umuntu ufite imodoka inyuma ye ikindi mfite contact nimero ya telefone wenda umuntu yaza no kwishyiraho kunuza ku kiganiro hanyuma umuntu waba yumva ari afite ibibazo byinshi byo kwibaza n'ibisubizo ariko bijyanye n'imibereho ku buryo wumva ufite ibintu byakuremereye umuntu yarihebye arumva ubuzima butakimuryoheye mana ubuzima buraryoshye my friend kandi ubuzima bukuryohera ni wowe ugomba kubanza kumva ngo agaciro k'ubuzima ni wowe ubufite abandi bose nta n'umwe ubufite ni wowe ugomba kumenya agaciro kabwo uba ufite nk'icyo kibazo we can sit down twakwicara hasi tukaganira tukabicoca hanyuma umutima ugasubira mu murongo hanyuma nyuma ugasubiza n'umubiri ku murongo thank you so much mwakoze cyane abari badukurikiye hano kuri 1K Health Beauty muraba agaciro turabakunda cyane ntibagire gukora subscribe comment like and share kugira ngo mukomeze n'igano byiza hano kuri 1K Health Beauty yari wa musore wanyu Rizzo the Lion ushaka wajya kuri Instagram account yanjye ubundi ukanyandikira
waba ufite ubuhamya, waba ufite ikintu ushaka kugeza ku banyarwanda, ndetse n'ufite n'inkuru wumva yuko wenda hari ahantu yabaye ushaka ko abanyarwanda bayibona, feel free nyandikira kuri Instagram account yanjye Krizo the Lion. Ciao ciao, bye bye, turabakunda, Imana ibane namwe.